Nongeye kubasuhuza mwese mukurikiye Dede Fashion TV. Ndasuhuza abari Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru. Nkunda kubasuhuza mwese kuko munkurikira muri ahantu hatandukanye. Ndasuhuza abatuye mu mujyi wa Kigali, abantu batuye mu ntara, abantu mutuye no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mwese ndabasuhuje cyane, mbifuriza umugisha w'Imana ndetse n'umwaka mushya muhire, uzababere uw'amata n'ubuki, uzababere uw'ibisubizo byinshi, uzababere uw'imigisha, uzababere uw'ibitangaza, uzababere uw'ibyishimo. Nk'uko nabibasezeranyije rero, uyu munsi ngiye kubaha inkuru yambayeho mu budozi, inkuru ntajya nibagirwa. Hari inkuru nyinshi nyine, hari abakiriya benshi duhura nabo ukumva waranabibagiwe cyangwa ukumva bikurikije uko mwabanye n'uko mwatandukanye, ukumva nta bintu bishamaje. Ariko njyewe mu bakiriya bose nahuye nabo, hari umukiriya umwe wansigiye imaje ntajya mwibagirwaho. Byari igihe kimwe, hari igihe kigera abantu benshi bagatangira kuvuga ngo runaka azi kudoda, runaka azi kudoda, runaka niba ushaka umutayeri urenze ushake runaka, gutyo. Nanjye rero icyo gihe cyangezeho, ahantu hose bakajya bavuga ati njyewe nta wundi muntu wankorera ku mwenda atari wowe, nta wundi muntu wankorera ku mwenda atari wowe. Noneho bigeraho umukiriya umwe araza, ari ubwa mbere ngo agiye kudodesha kuva yabaho. Arangije arambwira ati bakundangiye, bambwiye yuko uzi kudoda kandi twarasenganaga. Nari nzi ko ari n'umurokore kubi, nari nzi ko ari umurokore nyine, hahandi uvuga ati uyu muntu arakijijwe pe. Ndangije arambwira ati njye ndashaka ko undodera. Namubwiye se ndakudodera iki? Ati ndashaka ko undodera moderi y'ikanzu igezweho muri icyo gihe. Igezweho byari 2015. Arangije arambwira ati ndashaka moderi igezweho y'ikanzu. Icyo gihe hari hagezweho rero moderi, abantu badoze kera murabizi, hari hagezweho moderi imwe y'ikanzu ifite ikase droite ariko itegereye cyane, ifite imifuka ahangaha. Iyo mifuka ikaba iriho indodo zigerekeranye ari ebyiri, zikaba zirengejeho nyine zidodeyeho, no ku ijosi izo ndodo ziriho, no ku maboko izo ndodo ziriho, ifite amapasuwa abiri ku mpande. Ndamubwira ni rero we ubundi byakabaye byiza nkweretse moderi zigezweho zirimo zirahitinga, akaba ugashimamo imwe. Ati hoya, ngiye bambwiye ko uri umutayeri urenze, ndakwizeye, ni wowe ugomba kundodera iyo kanzu, kandi wowe uragenda urebe igitenge kimbereye, hanyuma nurangiza unandoderemo iyo moderi, ngiye nzaze nje gufata umwenda. Ndamubwira mbanza no kubyanga, ariko nizaho numva nta mpamvu yo kubyanga. Ndavuga ati okay, ibitenge ahantu nakoreraga byari bihari, mpita mbirebamo ndanakimwereka, nawe ngo nidufashe iki? Ati ntaribi kino aba ari cyo dufata. Noneho ansigira n'amafaranga yo kudoda. Icyo gihe sinjya mbyibagirwa, iyo kanzu kuyidoda nari namuciye 6,000. Umukiriya wanjye arigendera. Icyo gihe byari samedi nibwo yarangezeho, ari kwiruka nkajya ku rusengero. Arangije nyuma aragaruka, nari namubwiye ko azagaruka gufata iyo kanzu ku wa kane wundi. Ku wa kane nyine samedi ivuyemo, ku cyumweru ikavamo, ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane nibwo yari buyitware. Mureke mbabwire ibintu byambayeho. Ariko mwabantu mwereka mbabwire, mu buzima ntago nzi nimba gukizwa mubifata gute. Mwabakiriya gukizwa nimba mubifata gute? Gukizwa nimba ntago mbizi ukuntu muba muteye. Namwe mumbwire, ngiye kubabwira ukuntu yabigenje, mumbwire nimba
ari nkawe wowe bikubayeho umbwire ngo nabikora gute, mumbabarire mume comment mumbwire ngo ibintu bimbayeho gutyo njyewe nakora iki, mubimbwire nk'abakiriya, mubimbwire nk'abatayeri, mumbwire ngo bingenze ndekeye gutyo njyewe nakora iki. Umukiriya yaraje nkuramo ikanzu n'agateye ipasi neza bya danje, aje arayireba arambaza ngo ubisi iki ni igiki, ngo iki ni igiki, ngo none se njye nigeze nkubwira ngo undodere umufuka, njye nakubwiye ngo undodere ikanzu igezweho, ntabwo nigeze nkubwira ngo undodere umufuka. Ambwira ijambo arambaza wowe undebye ukandeba neza uri kubona ino kanzu yambera. Ikintu cyambabaje yarayambaye iramubera ariko yanga kubyemera, arisaza arantuka avuga amagambo mabi menshi, ambwira amagambo mabi, ewana ararakara yenda no kumenagura ibintu. Ibyo birangiye abantu baraza ndabasobanurira, urumva nyine hahita haza abantu baje kubakiza, ndabasobanurira ukuntu bimeze, uko yambwiye. Akenshi n'abari abo twakoranaga bari babizi ibyo yambwiye, barangije bamubaza ati se n'abayobozi baho twakoreraga baraza, noneho baramubaza ati se urashaka iki, ngo ndashaka amafaranga yanjye, andiho igitenge cyanjye, narangiza igitenge yari yakiguze 6 n'ikanzu yanyishyuye 6 yaranayansigiye. nawe ati rero njyewe urambwira modeli ushaka nkukorere nyine nyigukorere, nkugurire igitenge umbwire modeli ushaka nyigukorere, ntabwo ndi bugusubiza amafaranga. Sorry, hano hari umuyaga mwinshi. Urumva ndangije nambwa ntabwo ndi bugusubiza amafaranga, ararakara arabyanga, birangira rega abayobozi banegetse kumushakira amafaranga. Ngira amahirwe nari nakoreye 10,000 uwo munsi, fata 6 ndabimuha. Ndangije namuga ati fata igitenge ushaka ahangaha ayimugende. Igitenge arakireba ahitamo n'ikimeze nkacyo, nka cya kindi nari nakozemo. Arangije aragenda, ngaha namwe mumbwire. Noneho ikintu cyantangaje cyansekeje, yaragiye akazi agaha umutayeri twegeranye, bisanga iyo modeli bahisemo, uwo muntu yahaye ako kazi ntabwo azi kuyidoda. Umva nimunsetse ndwaye ibicurane, imyanya y'ubuhumekero yanjye ntabwo imeze neza pe. Murimo murabyumva. Arangije cya gitenge wa mutayeri mushuti wa dukorana arakinzanira, arambwira ngo wamba bari ukankatira ko nabonye uriya mugore agira amahane, none nanjye nagikata kikangirika, wamba bari ukankatira. Ndabizi muri mwebwe abenshi ntacyo mwakata, ariko njyewe namubereye imfura ndagikata, mwerekera uko akidoda, kirarangira. Umukiriya yaje ati ntureba ni wowe ahubwo ubundi bunajyagaye, ni wowe uzi kudoda, naho iriya njiji irabeshye, jya kundodera ibintu bimeze nk'umufuka. Kandi umwenda ari njye wawukase, ari njye wamwerekereye uko bawudoda. Iyo ni inkuru yanze kumva mu mutwe, n'ubu iyo mbyibutse cyangwa iyo mubonye biransetsa nkumva namureba yambaye, aracyana yambara n'ubu, ndamureba yambaye nkabyibuka byose. Ariko reka mbabwire bakiriya beza, namwe mujye mugeraho mucishe make, niko navuga, mucishe make. Maze iminsi mbona muri komenti abantu barimo kumbwira ngo tuvugiye ibintu, ndabizi namwe mufite ibikomere byinshi mwatewe n'abakiriya. Byandike muri komenti hanyuma tuzabiganireho ubutaha.
ni utuntu twinshi nawe urabyumva kuva mu 2001 ntangira guhura n'abakiriya kugeza ubu ngubu 2025 mfitemo story nyinshi zitangaje. So ndabashimiye mwese, mbabwire se nzababwira ubutaha ukuntu yagarutse tukongera tugakorana. So Imana ibahe umugisha, namwe niba ufite inkuru yakubayeho yandike muri comment kugira ngo na bagenzi bacu b'abatayeri bagihura n'ibyo bibazo bajye bamenya uko babyitwaramo, bajye bamenya kwihangana no kwihanganira abakiriya nk'abo. So thank you for watching, bye.